Bene data bavandimwe dufatanije ino nzira, ndabashimiye cyane muri uyu munsi w'icyumweru. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ribane namwe. Nkunda kubivuga kenshi, nkababwira ngo ijambo ry'Imana niryo wasomye muri Bibiliya, wamara kurisoma ukarishyira mu mutima wawe, wamara kurishyira mu mutima umwuka wera w'Imana akabiguhishurira, noneho ibyo wahishuriwe ukabishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo ushobora gusoma Bibiliya inshuro nyinshi kandi ukayisoma kenshi. Ushobora kwiga teoloji imyaka myinshi ukayiga cyane, ariko biragusaba neza ko buri munsi uhabwa ihishurirwa ry'ijambo ry'Imana. Kuko iyo udahawe ihishurirwa ry'ijambo ry'Imana wubaka idini. Ni ukuvuga ngo ibyo ufite birenga idini. Ariko ihishurirwa ry'Imana ry'ijambo ry'Imana wahishuriwe n'umwuka wera, iryo ni ryo Imana ibishaka ugendereho kandi ukore. Muri uyu munsi ndashaka ko dusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo kuvunja vitu vya kishetani vinavyokuzunguka. Kuvunja vitu vya shetani, vitu vya kishetani vinavyokuzunguka. To break the demonic things that are around you. Kumena ibintu by'abadayimoni, mu yandi magambo, bikuzengurutse. Niryo jambo nshaka ko tuganira. Turasoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri, reka mbanze mfunge ibi bintu bya bataza kunshakiraho. Turasoma mu gutegeka kwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 6. Abariho dusoma. Haravuga ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye ihorero iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Yatubwiriye ihorero, iratubwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Ndagira ngo igicanditswe kiratwereka ko, ariko aya ni amateka y'ubwoko bwa Isiraheli kuva muri Egiputa buzenguruka iriya myaka yose mu butayu. Ijambo ry'Imana riza kubazaho rirababwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, nimucamuke mugende mukomeze. Igicanditswe kiratwereka ko, ndagira ngo ngishire mu buzima busanzwe uko mbona nagishuriwe. Haleluya. Kiratwereka neza ko Satani ashobora gukoresha ubu buryo akagutinza ku musozi runaka ukawumaraho igihe. Icyanditswe kiranyereka neza ko hari ikintu cyangwa hari ibintu bishobora gukomeza kwizengurukaho cyangwa kukwizengurukaho mu buzima bwawe, utazi amakuru cyangwa utazi ikibitera. Ndaguheza nk'ingero kugira ngo ubyumve neza. Urugero nk'uburwayi bwa karande. Hari umuryango ushobora gusanga abantu benshi bitaba Imana, reka ariko bivuga, bava muri ubu buzima, muri uyu mubiri, batwarwa n'ikintu n'urupfu rusa. Ugasanga abantu benshi hari abashobora gutwarwa n'uburwayi bwa karande. Ugasanga umuryango w'abantu bamwe kanseri batwara cyane. Ugasanga abandi baba mu bibazo byo gupfusha abantu bageze mu kigero runaka, cyangwa wo gupfusha ariko abantu bishwe n'abandi. Ugasanga abandi bagira umusozi wo kutubaka ingo, urushako ntirukunde. Ugasanga kabisa umuryango abantu bamaze gutandukana n'abagore n'abagabo muri uwo muryango ni benshi. Ugasanga ibyo bintu bihora bibazenguruka. Ni ingero ni gutanga.
ugasanga n'abantu badashobora gutunga amafaranga nk'abandi, badashobora guhembuka kabisa ngo bave ku cyiciro kimwe baje ku kindi. Iyo hagize ushaka kunamuka asubira hasi, donc bakazenguruka kuri uwo musozi. Ugasanga abandi n'imfu zitunguranye. Donc ni imisozi myinshi, abandi bagira umusozi wo kudashaka igihe cyangwa kudashakwa. Donc iyo ni imisozi. Donc uze kubisoma, reka dusome kugira ngo wumve iyi nkuru neza. Tubisome mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 18 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Haravuga ngo kuko mujya gucira igihugu cya Isiraheli uyu mugani ngo ababyeyi bariye inzabibu zirura, ariko abana babo bakaba aribo bagira ubushakarira mu kanwa. Ndirahiye ni ko Uwiteka avuga, ntabwo muzongera gucira Isiraheli uwo mugani. Izi nkuru nushaka gukomeza gusoma ibi bintu bizengurukaho abantu, uje gusoma muri Yoweli ibice 2 umurongo wa 12, usoma wa 13, wa 19, usoma wa 21, wa 23 n'uwa kugeza kwa 25. Uraza kubasanga inkuru nziza cyane zikubwira ubuzima bwizengurukwaho. Reka mubwire iki, ntabwo ibintu byabaye kuri basogokuruza, ibintu byabaye kuri basogokuru, ibintu byabaye kuri ba data, natwe bigomba kutubaho. Tugomba biyabaho igihe umaze kuri uwo musozi w'ibi bintu umaze kuguhezaho ingero kirahagije. N'ibindi ntatanze urugero, buri wese yahita abona umusozi abaho, yahita abona umusozi we abaho. Shaka gukora video ngufi ariko wumviye inkuru mu izina rya Yesu. Igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije, igihe umaze uzengurukwaho n'ibyo bintu kirahagije cyane uve kuri uwo musozi. Amen. Hari ibintu bisabwa kugira ngo uve muri ibyo bintu bikuriho. Hari ibintu bisabwa. Kuna hatua za kuangamiza hali hii, hatua za kuangamiza hali hiyo. Hari intambwe, hari step zo gutsinda, zo kugukura kuri uwo musozi. Ya kwanza, ni toba ya kueleweka. Genuine repentance, toba ya kueleweka, kwihana mu buryo bwuzuye, kutari ukunyura hirya, kutari ukubebera. Ibi bintu bigira ikibikurura. Muri video y'ubushize narababwiye ngo uretse ibyago nibyo byiza, ariko ibindi bintu byinshi hariho umuzi cyangwa se ikintu kiba cyarateye ngaho kikagushira kuri uwo musozi ugahora uzengurukaho, kugira ngo uyu musozi wikureho. Utazi cyawuteye, utazi ibitambo batambye, utazi basokuruza uko bari bameze, utazi aho ibyo basenga, utazi indahiro barahiye, utazi ibitambo batambye. Donc kugira ngo uve muri ibi bintu bikuzengurukaho, ibyinshi utagiramo n'uruhare, ubona bikuzaho, ni toba ya kueleweka. Birasaba ko wihana byuzuye. Amina. Birasaba ko wisuzuma. Ndanezerewe. Birasaba ko wisuzuma ukireba, ukicekinga neza, kugira ngo ibyo bintu bikomokeho, kugira ngo ibyo bintu bikubohokeho. Unapaswa toba ya kueleweka. Haleluya. Itangiriro, urebe ikintu Imana yabwiye Abraham mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 4. Ubirebe uze kuhasoma. Imana ikintu yabwiye Abraham, nawe n'icyo Imana igutegeka uyu munsi. Wibuka uyu muryango wa Abraham wari mu mwuka w'ubugumba, wari mu mwuka w'ubugumba muri Abraham kabisa. Hari mu mwuka w'ubugumba.
ariko Imana amubwira ngo haguruka uve muri iki gihugu cyawe usige so na nyoko uje mu gihugu nzakwereka, numara kugenda nzakugira umugisha. Hari intambwe ugomba gutera, hari n'ubuzima ugomba kuvamo bwakubasa ukabuvamo kabisa 100%. Reka guhura mu buzima bwo gukora utwaha wita ngo ni duto tuveho, wihane byuzuye, usenge Imana by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Abrahamu mu buzima bwe bwahindutse kubera ko yemeye kumvira Imana. Bibiliya iravuga ngo Abrahamu yumvira Imana ava muri icyo gihugu. Umusoma umurongo wa 4, aremera agiye Imana yari igiye kumuhera umugisha. Ni toba ya kueleweka. Reka ngwi birasaba kugira itandukaniro. Niba ushaka ko ibintu ubihora biba mu muryango wanyu we bivuga, birasaba kugira itandukaniro 100% n'abakubanjirije. Subira mu mateka gato wibuke uko bimera iwanyu, wewe ukora itandukaniro, wegera Imana. Rero ngo wegera Imana nayo izakwegera. Haleluya. Birashoboka kuri umwuka w'uburwayi bwa karande wava mu muryango wawe. Birashoboka ko ibi bibazo bihora bibagwira byavamo. Toba ya kueleweka. Abaroma 12 umurongo wa 21 haravuga ngo ikibi cye kukunesha, ngo ahubwo unesheshe ikibi icyiza. So kugira ngo ubohoke mu bintu bibi kubamo, biragusaba ko wihana byuzuye, biragusaba ko uhindukira Imana byuzuye, biragusaba ko udasenga kubera umugeni, biragusaba ko wegera Imana ugahinduka byuzuye mu izina rya Yesu. Icyaka itisha rehema, hamagaza imbabazi z'Imana. Call for mercy, hamagaza imbabazi z'Imana. Amaganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo wa 22 n'uwa 23 haravuga ati, imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura, zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe ni munini. Haleluya. Itisha rehema. Fata umwana uhamagaza imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zikunzeho. Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe ititaye ku mateka yawe, ititaye ku mibereho yawe, ititaye ku byaha byakozwe, ititaye ku bitambo batanze. Itisha rehema ya Mungu. Imana ihindukire. Imana ishobora guhindura ubwo buzima, Imana ishobora guhindura ayo mateka, Imana ishobora guhindura iyo mibereho. Biragusaba guhamagaza imbabazi z'Imana. Umere nk'abatuma. Nta yandi mateka Yesu yabashije Barituma, nta yandi. Barituma yari afite ibibazo byinshi, impumyi yari ifite ibibazo byinshi ngo Bibiliya ivuga. Ariko ngomenye inkuru za Yesu ko aruzaho, aravuga ngo mwana wa Dawidi mbabarira. Yesu mwana wa Dawidi ni rehema. Yesu mwana wa Dawidi ni rehema. Itisha rehema ya Mungu, ukombolewe katika hali mbaya unayoipitia katika jina la Yesu. Ntabwo waremewe imibabaro, ntabwo waremewe guhangayika, ntabwo waremewe ubuzima buciriritse, ntabwo waremewe ubuzima bwo kwitangira itama. Waremewe imirimo myiza muyigenderemo muri Kristo Yesu. Haleluya. Icyaka chukua hatua ya kuzingatia baraka. Teri nawe kugira ngo ukomeze umugisha w'Imana. Imana yarakuremye iguha umugisha wawe. Hariko hari abantu bikura mu mugisha w'Imana. Komeza umugisha Imana yaguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Komeza umugisha w'Imana. Gutegeka kwa 2:33
Nafutali uhaza ibyo waherewe wuzuye imigisha y'Uwiteka. Hindura igihugu cy'iburengerazuba n'ikiguzi. Kuri Nafutali wuzuye umugisha w'Uwiteka. Ijambo ryawe nawe ni ryawe. Wuzuye umugisha n'Uwiteka. Waherewe byinshi ubuntu bikomeze. Uhindura igihugu. Reka kwikura mu mugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Hindura igihugu cyawe. Hindura ubuzima bwawe. Hindura imibereho yawe. Muri Luka 15:20 arahaguruka ajya kwa se. Uyu ni wa mwana w'ikirara. Haleluya. Wa mwana w'ikirara amaze gukubitika cyane, amaze kwangiza byose yari yamuhaye byose, aribwira mu mutima, aravuga ngo reka nsubire kwa data. Imvugo gusa ntiyahinduye ibintu, ariko afata umwanzuro, aravuga ngo reka nsubire kwa data. Arahaguruka aja kwa se. Mbabwiza ukuri, Isa akimubona, akimurangiriza kure, ibyishimo byamuje mu mutima. Se yaramuhobeye, aramusoma. Icyo umugisha w'ubwiza bw'Imana, umugisha w'Imana wahise ugaruka kuri uwo mwana w'ikirara. Haleluya. Shaka uburyo ukomeza umugisha. We kuba umwana w'ikirara mu mugisha ufite, nta kindi kintu Imana yanga ko kunyanyagiza nawe umugisha yaguhaye. Hari somo nabahaye, ndababwira ngo Mungu akikupa utende, Imana nubona ibuhaye byinshi, izabiguteguza kw'ejo ntabyo uzabufite. Izabikubwira mu byo nguhaye bifata neza. So komeza umugisha Imana yaguhaye, ureke kunyanyagiza. Tekereza amafaranga yawe yakoze iki, ubutunzi bwawe bukoze iki, amafaranga ubonye akora iki. Tekereza nawe. Hari aho usanga bayatwara mu ndaya, hari aho usanga bayica nabi gusa, bakanyanyagiza. Imana yanga icyo kintu cyane. Niyo mpamvu abantu bamaze kurya arababwira ngo nimwegere kuvungukira. Yabahezaga systeme yo gufata ibintu neza. Murahaze, mwari mushonje mu kanya, mwari mukeneye kurya, none neba ni mu byegeranye. Imana ashaka ko wegeranye ibyo ufite ugakomeza umugisha Imana yaguhaye. Icyaka ni ukubaha, obedience, kubaha. Kamubwira ijambo, kugeza ubwo uzubaha icyo Imana yagutegetse, nibwo nayo izakora icyo ushaka kugukorera. Igihe utarubaha icyo Imana igutegeka kuba no gukora, ntuzategereze ngo hari icyo Imana izongera kugukorera. So mu bintu bikuraho uyu mwuka nariko nkubwira, bimenagura, bivanaho ibintu bituzengurutse, ni ukubaha Imana. Amen. Nuriya mu zindi video nakubwiye kubaha Imana icyo ni ukubaha Imana. Kandi iyo wubasha Imana, ibindi bintu byose bisigaye birakubaha. Kubaha Imana. Amen. Icyagata kubaha Imana, uze gusoma Yohana ibice 3 usome n'5. Ubukwe bw'ikandi ikintu cyabaye, Mariya yabwiye abantu ngo icyo abategeka cyose mugikore. Barubaha baragikora. Amazi ahinduka divayi, biragusaba kuba. Niki Imana yakubwiye gukora utakoze? Nubuhe buryo Imana ikubwira ngo ugende ariko utagenda kuko? Niyo myitwarire Imana ikubwira ngo witware uke ngo ukabunyura ku ruhande. Witegereze ibindi bintu by'Imana. Icyagata ni ukiri positive declaration. Ukiri n'ukwatura ibintu positive. Reka kwatura ibintu by'amaganya n'amarira, atura ibintu biri positive. Amagambo ararema. Sinzi isomo nibarareba, ariko hari imbaraga z'amagambo tuvuga, nzayibaha nabyo. Nguvu za maneno. Donc aya magambo tuvuga nzabikubwira muri iryo somo, ntabwo ari amagambo tuvuga gusa ahubwo n'umuyaga. Iyo uvuze ijambo rirazamuka mu isi y'umwuka, rikarema icyo wavuze kikabaho. Iyo uvuze ibintu biri negative, bizamuka mu isi y'umwuka negative. Iyo uvuze ibintu biri positive, bizamuka mu isi y'umwuka positive. Ibyo wavuze bigaruka. So kugira ngo uhindure ibi bintu, atura ibintu bikomeye mu buzima bwawe, birahinduka. Icyagatandatu ni ugukorera Imana. Ntabwo Imana yakuzanye gusa ngo Imana asaba kuyikorera. Korera Imana muvandimwe, korera Imana.
korera Imana. Gukorera Imana ntabwo ari ukuza mu materaniro. Koresha ubushobozi bwawe Imana yaguhaye ubugarurira Imana, ukorera Imana. Ituro ryawe ritangaye, icacumi cyawe ugitangaye, korera Imana. Ibyahishuriwe Yohana ibice 22:3 haravuga ngo nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Korera Imana mu izina rya Yesu. Korera Imana uhabwe umugisha. Korera Imana uhabwe umugisha. Korera Imana uhabwe umugisha. Ndasoje ndakubwiye ngo igihe umaze kuri uyu musozi kirahagije. Igihe umaze mu rushako rwanze, igihe umaze mu ntambara, igihe umaze mu ngorane ni wowe uzi ibibazo urimo, nta kindi cyagukura kuri uwo musozi. Ukora ibintu bitandatu nkubwiye, uraba muri wowe. Icya mbere nakubwiye ngo ni toba yakueleweka, nicyo kibanza ibindi. Isuzuma umutima wawe wihane byuzuye. Amen. Reka kuba umukozi w'Imana, reka kuba umupasitori ariko w'amatirimukanya, umupasitori w'amatirimukanya, umupasitori w'ingeso ukorera mu bwihisho zidasa n'izina ryawe, zidasa n'uguteye. No, toba yakueleweka, ihane byuzuye, ukorera Imana nta mutima ugucira urubanza. Cya kabiri nakubwiye ngo uhamagaze imbabazi z'Imana, itisha rehema ya Mungu. Icya gatatu nakubwiye ngo chukua hatua ya kuzingatia baraka ya Mungu. Fata ingamba zo gukomeza umugisha ufite w'Imana. Haleluya. Icya kane nakubwiye ngo nukuba obedience, nukuba. Icya gatanu nakubwiye ngo ni ukiri positive declaration, nukwatura amagambo. Muri Mariko ibice 11:23-24 haravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utambwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Ibyo watura biraremeka mu izina rya Yesu. Icya gatandatu nakubwiye ngo gufata ingamba zo gukorera Imana. Ubutunzi bwawe bukorera Imana. Ibyo bintu nubikora, ibintu ubona by'igishetani biguzenguruka bizakuvaho. Igihe umaze kuri uyu musozi kirahagije. Igihe umaze uzenguruka mu ngeso yakunaniye y'ubusambanyi kirahagije. Igihe umaze uzenguruka mu byaha bitandukanye kandi uri mu ikanisa kirahagije. Toba yakueleweka. Imana nibafashe, Imana ibakomeze. Haleluya. Imana ibagirire neza. Twe kubindyarya mu nzu y'Imana, twe gukorera Satani ariko ngo twitirirwe izina ry'Imana. Dukorere Imana by'ukuri tutabyarya, dukorere Imana dufite imitima itaducira urubanza. Ijambo ry'Imana ribafashe bavandimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.